Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro, ufata agakaramu, ujye ahantu hatuje dukosorane kino kizame kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 1626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza, ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'iki kizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire witoze gukoresha igihe neza, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Asigaye ukoresha igihe neza kuko urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi. Ikibazo cya mbere kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bari kukubaza ishusho y'icyapa bari kukubaza ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni mpande enye, cyangwa icyo cyapa ni uruziga. Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, kujya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. B. Umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. C. Inzira y'icyerekezo kimwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kuyanika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni D. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa muri metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Bakubwira ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo, ukabanza ukagenda urugendo ruri hagati ya metero 150 na metero 200 y'aho hantu hari uwo muhanda ubisikanirwamo. Bakaba bakunda kugishyiraho akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe cyangwa mu muhanda w'icyerekezo kimwe, aho uba utemerewe ko wahindura icyerekezo. Rero waba wageze mu muhanda ubisikanirwamo, aho uba wemerewe guhindura icyerekezo, gukatira ibumoso cyangwa kunyuranaho, bagahita bashyiraho kino cyapa kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, ariko tugiramo kwata n'ibyapa byo ku mihanda. Iyo video nari gukore iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, subiraho uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira, berekana ko kitakodeshejwe icyo kinyabiziga. Ku buhe buryo? A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. B. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. C. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndizera ko isoki cyanyacyo amaze kucyanika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 335 tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha, waba uri hafi tukaza tukanakwigisha na mudasobwa kugira ngo uzajye mu kizame itakubera imbogamizi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira, berekana ko hari autobisi ihagaze zitwara abanyeshuri, berekana ko abayobozi b'ibinyabiziga baza bazisanga bagomba kwitonda, bashyiraho amatara abiri asa n'icunga rishije. Ese ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? A. Amatara abiri ashyirwa inyuma. B. Amatara abiri ashyirwa imbere. C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B. Amatara abiri ashyirwa imbere, na C. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoki kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo.
ndizera ko cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni se. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, rimwe rigashyirwa imbere kugira ngo ibinyabiziga bituruka imbere bimenye ko bigomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'ibinyabiziga biturutse inyuma ya autobus bimenye ko bigomba kwitonda. Batubwiye ko ari autobus zagenewe gutwara abanyeshuri, birashoboka ko harimo inshuke. Rero rimwe rishyirwa imbere n'irindi inyuma kugira ngo abanyayobozi b'ibinyabiziga baza bayisanga bamenye ko bagomba kwitonda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizamini, urabona iki cyapa gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe guhindukira. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hano cy'ukuri nta kindi ni A. Inkomane banyuramo bazengurutse, mwebwe mu byita mu ndimi z'amahanga ngo ni rond-point. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibyapa byose uzabona biteye kuri ubwo buryo uzamenye ko bitegeka. Kino kikavuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse. Iyo ukibonye kubera ko gitegeka, aho hantu ku iyo rond-point uba ugomba kuhaca ubanje wazenguruka. Ndizera ko waramutamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje. Icyo cyapa cy'inyongera kirangwa no kuba gifite ayahe mabara? A. Ubururu, umweru, umutuku. B. Umweru, umukara, ubururu. C. Umutuku, umweru n'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukusanya ikizame, ubwo A ikaba atari isoki cy'ukuri, B ikaba atari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari isoki cya nyacyo, aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoki cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki cy'ukuri nta kindi ni B. Umweru, umukara n'ubururu. Ibyo byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Umweru, ubuso bw'umweru, umukara, ibirango by'umukara, ubururu, umuzenguruko w'ubururu. Iyo video y'ibyapa nyongera namaze kuyikora, iri kuri YouTube channel yanyu. Ubonye utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp 0788351626 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2, nkunda kuba ndi online. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira. N'ubuso n'ibimenyetso bisa bite? A. Ubuso umweru, ikimenyetso cy'ubururu. B. Ubuso ubururu, ikimenyetso cy'umweru. C. Ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari isoki cy'ukuri, B ikaba atari isoki cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari isoki cya nyacyo, aho ni kuri D. We hano urabona isoki cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isoki cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda nyongera, kikaba gifite ishusho urukiramende, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urukiramende, ubuso bwera n'ikirango by'umukara, habanditsemo intera y'icyo gice cyateza ibyago ukuntu kingana. Ndakeka ko rero waramutamo D. Ndizera ko waramusikana kwa papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyo byapa nyongera biri kugora, iyo video iri kuri YouTube channel yanyu isobanuye neza, wasubira ukayireba cyangwa ukanyandikira nkayiguhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa ngo iki? Ndakeka ko isoki cy'ukuri amaze kugitamo.
ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni se feri yo gutabara. Murabizi feri y'urugendo yo ni ya yindi birimo yemerera ikinyabiziga guhagarara ku buryo bwiza bwizewe bubangutse uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahamanuka cyangwa se igeze ahaterera. Iyo niyo bita feri y'urugendo. Feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga. Naho feri yo gutabara ni ino ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Ibyo ni ibibazo bitatu babaza ku bibazo byerekeranye na feri. Nibiza nkeke ko uzahita ubikora kuko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 8 kirabaza ngo nta mwanya n'umwe feri ifungira ushobora kurekurana n'ibiziga keretse ryari A iyo bireba feri y'urugendo, B iyo kurekurana ari iby'akanya gato, C iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni D, byose ni ibisubizo by'ukuri. Kurekurana ntibiba byashoboka kiretse iyo bireba feri y'urugendo, cyangwa se yo kurekurana ari iby'akanya gato, cyangwa iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bitashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Ndakeka ko uramusamo D. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A santimetero 30, B santimetero 20, C santimetero 50, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari icyo cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Aba ari santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko rero hano duhisemo D, ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nuramuka ukoze ikizame mu kanya bakaba bashyizemo santimetero 40 urahita uzihitamo ko nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntirashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 80, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari icyo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese cyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Cyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni metero 1 na santimetero 90. Hano hari ubwo ubonyemo metero 1 na santimetero 90? Oya, ariko niba ko kigwaye mu kizamura akora mu kanya bashyizemo metero 1 na santimetero 90 uhita ugikora. Icyo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ndizera ko uramusamo D. 11 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ese ni ibihe binyabiziga biba bishobora kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose? A ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10, B ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, C ibinyabiziga ndakumirwa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari icyo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa, za ambulance ndetse na bino binyabiziga bya polisi y'igihugu
ndetse n'ibindi ndakumirwa biba bigomba kugira itara ry'ubururu riboneka mu mpande zose. Sasa hano hari abantu benshi bakunda kubyitiranya, akavuga ngo reka mitemo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu kuko n'ubundi nabyo biri mu binyabiziga ndakumirwa. Iyo uvuze ibinyabiziga bya polisi y'igihugu za ambulance uba uzikuyemo, ariko iyo uvuze ngo ibinyabiziga ndakumirwa n'ubundi byose uba ubishyizemo. Niyo mpamvu uhita uhitamo se ibinyabiziga ndakumirwa ukaba uvuze ibyo byose ndakumirwa, yaba za ambulance, byaba bino binyabiziga bya polisi, byaba n'ibindi ndakumirwa byose uba ubishyizemo. Ariko iyo uvuze ngo ibinyabiziga bya polisi, za ambulance n'ibindi byose ubihise ubikuramo. Niyo mpamvu hano duhitamo se ngo ibinyabiziga ndakumirwa, niyo mpamvu tuyandika ku papuro bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandikire utubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo meza ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero nimutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibi byose tubafashe. Mukeneye kwihugura gukoresha iminota 20, jya muri comment harimo link irakugeza ku rubuga wakoreraho ibizamini mu buryo bw'iminota 20, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw tangira ukora ibizamini mu buryo bw'iminota 20. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishobora kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi, biba bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo hano hari ibisubizo 4 baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, na B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo rikemwa bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Icyo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, n'uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko rero waramutse mode, ndizera ko warafite ku papuro. Iyo uhisemo A iba ari igisozo cy'ukuri ariko nta manota baguha, iyo uhisemo B iba ari igisozo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imizigo yikoreye n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'ibyo biziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Ese iriya mizigo ibigomba kutarenza ibihe bipimo? A, santimetero 20, B, santimetero 30, C, santimetero 50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo santimetero 60. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo hari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C, santimetero 50. Biriya bizigo biba biri kwa biriya binyabiziga byikorewe na biriya binyabiziga batubwiye, biba bigomba kuba bitarengeje ibipimo bingana na santimetero 50 kugira ngo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ririya tara umuyobozi w'ikinyabiziga aba yakoresha mu gihe wenda umuturutse inyuma ushatse kumudepasa, kubwiye ko inyuma urabizi ko abayobozi b'ibinyabiziga bagenda bari kuganira, imbere haba hari ikibazo akaba yakubuza kumunyuraho, imbere cyaba nta kibazo gihari akaba yakwemerera. Ese rero atarakoresha niryo bita itara ndanganyuma, riba rigomba gushyirwa hehe ku kinyabiziga?
A. Ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B. Ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. Inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, kuko n'ubundi kunyuranaho biba bikorerwa nk'ibumoso. Rero riratarayishyirwa ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndizera ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikanye ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 15 kirabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo, igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe aba bakurikira. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ziriya modoka abantu benshi mwazigendeyeho muba mubona ko ziba zigomba kuba zifite umukandara w'umuyobozi. Nta kinyabiziga, nta modoka yagenda idafite umukandara w'umuyobozi, byo ntibibaho. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere nawe agomba kuba afite umukandara, ariko ziriya modoka zo ziba zishobora kugira imikandara no ku ntebe z'inyuma. Mujya mubibona ukabona n'intebe z'inyuma zifite imikandara. Ndakeka ko rero waramusitamo D. Ndizera ko waramusikanye ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira kugira ngo biriya binyabiziga biriho ibyuma ntamenywa, biriho ibyuma bya antibare biba bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara bigende mu nzira nyabagendwa, bigomba kuba bifite uruhushya. Ese urwo ruhushya rutangwa nande? Muri aba baduhaye hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisitiri w'ingabo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe uba ubifite mu nshingano, niwe uba wakwemera bino byuma, bino binyabiziga biriho ibyuma ntamenywa, bino binyabiziga biba bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara kujya mu nzira nyabagendwa. 17 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiye uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa ariko nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ese ibyo bizirikisho bakoresha bigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A. Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande, mu gihe kuri direct kugira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande kugira ngo berekane ibyo bizirikisho, ariko ukibuka ko utagomba kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha ujyana icyo kinyabiziga ahantu kigomba gukorerwa. Ndakeka ko waramusamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu
uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni ubuhe buremere? A toni 12, B toni 16, C toni 10. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika mu papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A toni 12. Noneho iyo wavuze ngo ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu cyangwa irenga hatarimo makuzungu, uzamenye ko ugomba gusubiza ngo toni 16. Hano ho mu gihe wavuze ngo ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu, uhita uvuga ko ari toni 12. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko rero waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ntabwo bwacya ngo uhite wihura mu muhanda ngo ugiye gutwara ikinyabiziga, ahubwo hari ibiba bisabwa kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa biteganywa n'itegeko. Ese ni ibiki biba bisabwa? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Uba ukeneye kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, ari byo bita perime, ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusitamo D. Ndizera ko waramusikanira ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura gukora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe nka kino kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Uguze ikinyabiziga ni gishya, ese kizakenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A. Nyuma y'umwaka umwe. B. Nyuma y'imyaka 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 2. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B. Nyuma y'imyaka 2. Uguze ikinyabiziga ni gishya, gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko waramusitamo B. Ndizera ko waramusikanira ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe basika ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, ibibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame, n'amasomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Uri hafi gukora, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe mu kwiga, uzagerwaho gukora rimwe uhita utsinda. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Rwanda Driving College yabazaniye urubuga ushobora kujya ukihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw, urahita ugera kuri urwo rubuga utangire wihugure. Cyangwa se ukeneye guhita ugeraho byihuse, jya muri comment ya mbere ni link irakugeza kuri urwo rubuga wihugure kugira ngo nugerwaho igihe nikizakubana ikibazo. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukakwigisha computer, turaza tukakwigisha mudasobwa, ukajya mu kizame mudasobwa itakubera imbogamizi. Waba warigishije ukeneye ko tuza tukaguhugura, turaza tukaguhugura. Waba uri kure cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakubona uze twigane mu shuri tukakwigisha online. Urabizi umuntu aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika kandi bigakunda. Rero turi mu isi y'iterambere, ibyo byose byatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, tuba twabigufashamo. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, ndabakunda cyane. Imana yabamugisha, mugire ibihe byiza.